Iyi ni Ingando online mukurikiye, mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mudukurikira, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Mu rugendo twatangiye rwo gusobanura inzozi zigiye zitandukanye kandi dukomeje, uyu munsi dukomereje ku busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota ubona amabyi mu buryo butandukanye. Ikaze muri iki kiganiro. Izi nzozi zo kurota ubona amabyi ntago ari inzozi umuntu yavuga ko ari inzozi abantu benshi bakunda kurota, ariko hari igihe umuntu ashobora kuzirota cyangwa abantu batandukanye bakazirota mu buryo bugiye bunyuranye. Mu by'ukuri izi nzozi mu buryo rusange, iyo urebye ubusobanuro bwazo usanga ari inzozi ahanini zigaruka ku kubona inyungu z'ibintu bifite agaciro mu mafaranga, cyangwa kugira igihombo cy'ibintu bifitanye isano n'amafaranga, ibyo umuntu yakwita financial gain or financial loss mu rurimi rw'icyongereza. Icyakora izi nzozi zishobora kugira ubusobanuro butandukanye n'ubu bitewe n'uburyo warosemo izi nzozi. Niyo mpamvu tugiye kugerageza kuvuga ku nzozi zigiye zitandukanye. Uramutse utumvisemo inzozi washakaga gusobanukirwa, waza kutwandikira ubinyujije mu mwanya wagenewe comment, cyangwa ukabinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando online. Ibyo muzatwandikira tuzabisoma kandi tubasubize vuba bishoboka. Reka duhere ku kurota ubona amabyi ahantu runaka. Iyo urose ubona amabyi ahantu runaka, ushobora gutekereza ko warose nabi, ariko ugendeye ku busobanuro bw'izi nzozi mu by'ukuri uba warose neza. Izi nzozi aba ari ikimenyetso cy'uko ugiye kubona inyungu z'ikintu cyangwa ibintu bishobora kwinjiza amafaranga. Aha twavuga yuko ushobora kurota izi nzozi nk'ikimenyetso cy'uko ugiye kubona akazi, cyangwa hari igihembo cyangwa ishimwe runaka ugiye kubona. Reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bwo kurota ubona ukandagira amabyi. Kurota ubona ukandagira amabyi mu nzozi ntaho bitandukaniye n'ubusobanuro tumaze kuvuga haraguru, ariko bitandukaniye ku kantu gato. Iyo urose ukandagira amabyi utabishakaga, aba ari ikimenyetso cyo kubona ubutunzi bw'ibintu runaka utari witeze, cyangwa gutsindira igihembo mvunjwafaranga utari wizeye ko watsindira. Ariko iyo urose ubona ukandagira amabyi wari wayabonye, ariko wajya kuyatambuka bikanga ugahita uyakandagira, inzozi nk'izi ziba zisobanura kubona ubutunzi cyangwa ikindi kintu mvunjwafaranga ariko utashakaga. Dufashe urugero, hari nk'igihe waba wifuzaga kubona nk'akazi kazajya kaguhemba ibihumbi 200, maze ukabona akazi kazajya kaguhemba ibihumbi 80, cyangwa ukaba wifuza nko kubona telefone ihenze igura nk'ibihumbi 500, ariko bakaguha cyangwa ukabona telefone idafite agaciro kari hejuru, wenda nk'ibihumbi 120. Byaterwa rero nuko warose izo nzozi. Dukomereje ku busobanuro bwo kurota ubona umwana muto ari kwituma ahantu runaka, cyangwa se umwana w'agahinja arimo kwituma ahantu runaka. Iyo ubonye umwana muto ari kwituma ahantu runaka, aba ari ikimenyetso cyo kubona inyungu mvunjwafaranga mu muryango wawe cyangwa mu rugo rwawe. Izindi nzozi twavuze ziba zireba umuntu ku giti cye, ariko izi nzozi zo ziba ari inyungu ku muryango wose. Noneho iyo urose ubona umwana ari kwituma mu biganza byawe, byo biba bigaragaza ko uzabona inyungu nyinshi cyane mu muryango wawe. Gusa iyo urose ubona ari umuntu mukuru uri kwituma mu kiganza cyawe, byo biba bigaragaza igihombo gikomeye ku muryango wawe wose. Reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bwo kurota ubona uri kwituma muri toilette cyangwa se muri wese.
kurota ubona uri kwituma muri tuwarete cyangwa se ahazwi nko muri wese ni inzozi ziba zigaragaza ko uri wa muntu w'inyangamugayo kandi w'umunyakuri abandi bantu bubaha cyangwa bakaba bagushakaho ubujyanama. Ariko iyo ubonye wituma ku gasozi cyangwa ahandi hantu hatabugenewe, icyo gihe izo nzozi ziba ari ikinyuranyo cy'ibi tumaze kuvuga. Ni ukuvuga ko uba uri wa muntu utagirwa, umuntu atagisha inama, wa muntu sinzi niba twamwita wa muntu w'inkundamugayo, biba bigaragaza yuko utari wa muntu ngishwanama mu by'ukuri. Reka noneho dukomereze ku busobanuro bwo kurota unyerera ukagwa mu mabyi. Kurota urimo nko kugenda ahantu runaka hanyuma ukaza kunyerera ukabona wituye mu mabyi cyangwa ahantu hari amabyi, inzozi nk'izi ntago zifite ubusobanuro bwiza. Izi nzozi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari abantu bagufitiye ishyari kubera ukuntu ubayeho neza, bakumva ko bakugirira nabi bakakubuza ahantu wakuraga amafaranga. Dufashe nk'urugero, ushobora kurota unyerera hanyuma ukagwa mu mabyi mu gihe hari abantu bashaka kukwirukanisha ku kazi, cyangwa hari igihe ushobora kuba ugiye kuzahura n'umutekamutwe cyangwa abambuzi bakakwambura amafaranga cyangwa bakaguhombya mu bundi buryo. Iyo bimeze gutya ushobora kurota ubona unyerera hanyuma ukagwa cyangwa ugakandagira mu mabyi. Tugeze noneho ku busobanuro bwo kurota ubona urimo kurya amabyi. Kurota urimo kurya amabyi cyangwa uri kurira ku kintu kiriho amabyi zijya kugira ubusobanuro nk'ubwo tumaze kuvuga haraguru, ariko hari aho bitandukaniye. Kurota urimo kurya amabyi ni ikimenyetso kigaragaza ko ahantu ukora cyangwa abantu ukunda kumarana nabo umwanya yuko baba bagufitiye ishyari kandi bakaba bashaka yuko watsindwa mu byo ukora, ariko bakaba nta bushobozi bwo gutuma utsindwa bafite. Dufashe nk'urugero, hari igihe ushobora kuba uri umuyobozi ahantu maze abantu mukorana ntibabe bishimiye ko ubayobora, maze bakifuza yuko wakora ikosa ry'akazi ryakwirukanisha kugira ngo bafate umwanya wakoragamo cyangwa haze undi muntu. Aha rero icyo usabwa ni ugukomera mu bitekerezo no kurushaho gukomeza gukora ibintu byawe neza, ntute umwanya wawe uhanganye na ba bandi batakwifuriza ikintu cyiza, ahubwo wowe ugakomeza gukora akazi kawe ugakomeza kujya mbere. Reka dukomereze ku kurota ubona warwaye diyare cyangwa se wagize impatwe. Kurota ubona warwaye diyare ni ikimenyetso kigaragaza ko ubwitange bwawe n'imbaraga ushyira mu gukora ibikorwa by'iterambere bidashimwa n'abantu, cyangwa umukoresha wawe akaba atabiha agaciro. Inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko nta muntu wifuza kugushimira kubera ibikorwa uba urimo gukora. Ibi bishobora kureberwa mu mpande zombi. Ushobora kuba uri gukora ibikorwa byiza ntushimwe, cyangwa se nuko ushobora kuba uri gukora ibikorwa bibi nabwo abantu ntibagushime kuko uri gukora ibikorwa bibi. Kurota noneho warwaye impatwe cyangwa uri kwituma bikugoye, inzozi nk'izi zo ziba zigaragaza ko uri mu gihe cy'ubushomeri cyangwa ugiye kujya mu gihe cyo kubura akazi. Izi nzozi kandi zishobora no kuba ikimenyetso cy'uko umushinga ugiye gutangira wawupanze nabi, bityo ukaba ukeneye gushaka impuguke cyangwa abandi bantu bafite ubumenyi muri business bakakugira inama. Ndakwibutsa ko iyi ari Ingando Online ukomeje gukurikira. Ingando Online ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima, ikoranabuhanga, ibyegeranyo ndetse no kubasobanurira inzozi zigiye zitandukanye. Uramutse rero udukurikiye utarakora subscribe, aka kaba ariko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tuba twaguteguriye ukabibona uri uwa mbere. Tugana ku musozo rero, reka turebere hamwe ubusobanuro bwo kurota ubona hari umuntu ufashe amabyi maze akayagutera. Kurota ubona hari umuntu ufashe amabyi akayagutera
biba bigaragaza ko ufite imico itishimiwe na benshi, kabone n'inshuti zawe cyangwa abagize umuryango ubamo. Aha uba ugomba kwisuzuma maze ukamenya iyo mico ufite abantu batishimira ukayihindura. Iyo bitagenze gutyo ugakunda kurota izi nzozi, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu minsi mike inshuti zawe zizagushiraho ugasigara wenyine. Uretse kurota izi nzozi, ushobora no kurota ubona ari wowe uteye amabyi undi muntu. Izi nzozi zo ziba zisobanura ko uri umuntu ushaka ko abantu bakora ibyo wababwiye nta kindi bahinduyeho cyangwa bacyongereho, ku buryo uba wumva ko nta muntu wakugira inama ku bintu wowe warangije gufatiraho icyemezo cyangwa icyo umuntu yakita umwanzuro. Iyi ni Ingando online mwari muteze amatwi. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira ubinyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa ukabinyuza kuri paji yacu ya Facebook yitwa Ingando online. Ibyo muzatwandikira tuzabisoma kandi tubasubize. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Mwakoze kudukurikira, ndabashimiye naho ubutaha.